ndagusuza wowe umurikiranye aka kanya nkubwira ngo mwifurije umwaka mushya wa 2024, umwaka ukomeze kugenda nguhira, Uwiteka akomeze kugenda gufasha kandi muhahe muronke cyane cyane abantu mwakanze subscribe kuri YouTube channel, ubwira ngo nugenda udakanze subscribe ukanda hirya no kunzogera kugira ngo amakuru abagenda tradinga uhite uyabona. Kakanya mwibutsa rero angahanga ntugomba gusanga amakuru agiye atandukanye bakuru y'ibyamamare, amakuru ya politike ku isi hose, imyidagaduro ndetse n'abaturage tugenda tubagiramo tubaha amakuru yuzuye 100%, amakuru anonosoye kandi adashidikanywa. Okay, tumubwira ngo rero tudatinze nikakaya tujye kuganira ku mukobwa wacu Aisha, umuzi muri sinema nyinshi cyane cyane comedy irimo za Mitutu, Kinaman, Denise Chi, Kwanyambo na Aisha comedy ubwe arikirana, ariko abantu benshi mwamumenyeye muri Nyakiso comedy cyane Nyakiso agikorera kuri Afrimax TV kuko nibwo bakoranye igihe kirekire, ariko ubu ngubu ntago bapfa gukorana uko Aisha arahuze cyane. Niba mubibona ahugiye mu zindi filime arimo aragenda akorana ndetse na Bakiraman. Ni umukobwa rero waje kwitiza imbere abicishije muri sinema, burya ko dore ko yanize akarangiza kuko yize civil engineering. Ubungubu ni umwenjeniyeri wemewe n'amategeko, ufite diplome yakuye muri kaminuza, ariko yaje kuba yajya muri komedi cyangwa se mu byo gukina sinema, ikintu gisa nko kubakisha asa nkaho gihagaze, ariko akaba aka kanya arimo arasaba kukizamura. Ari niyo mpamvu yagize ikintu asaba Perezida Paul Kagame, ari nacyo tugiye kurebera ahangaha aka kanya. Cyo mbwira ngo ni ukugira ngo ukurikirane video ndetse unakanda subscribe, like, comment kugira ngo ibintu bibe uburyohe kurushaho. Nk'uko nari kubwira rero tudatinze, inkindi Aisha nagize gutya aba yapostinga ngo mbona ndi umukobwa utaragira imyaka 27, kuko ndacyari munsi, ngo ntabwo yigeze avuga imyaka afite, ariko avuga ko ari umukobwa utekereza kabiri mbere yuko akora ikintu, kandi umukobwa uvuga amagambo make ngo atajya apfa gusara. Iryo niryo jambo yavuze ubwe Aisha. Yongera kwisarira avuga ati ngewe ubu mbona ndi umuntu uzi kubaka ndetse uzi no kubakisha, ku buryo nta muntu wapfa kuzana ibintu byo kuza atuburira abanyarwanda se cyangwa se undi muntu washaka kubakisha. Muri make nko kubwira abantu ko kubaka cyangwa se kubakisha abishoboye, ndetse wari ushaka kubakisha inzu yawe ukamuha ikiraka yagikora. Yongera kugira ikintu asaba perezida w'igihugu, avuga ko cyane ku gitsina gore yihereyeho ari bantu nyine biga ikintu, ariko kugira ngo bazabone akazi kabyo nanone cyane ibintu baba baza ko bisaba imbaraga se cyangwa se izindi tekinike, ugasanga biragoranye. Akaba yumva rero ariyo mpamvu yasaba umukuru w'igihugu kugira ngo bafashe bamwe mu bakobwa baba biga ibintu bijyanye na tekinike, harimo ubukanishi cyangwa se ubwubatsi n'ibindi bintu bijyanye n'ingufu, cyangwa se ibintu bijyanye no gukora akazi ku muntu yigaragura. Avuga ko ku bakobwa ari ibintu nyine biba bigoranye kugira ngo bazafatisha, basaba rero ko babafasha nabo bakaba babona akazi k'ibyo bigiye, wenda bagakina na sinema, ariko n'ibyo bakora cyangwa se ibyo bigiye bafatiye igihe cyabyo nabyo bikagira gutya bikabatunga, ndetse bikagira n'akano binjiriza, kuko ngo byaba byiza bikurimo ndetse no ku gihugu muri rusange. Si ibyo gusa, yasabye no kuba bashyiraho ishuri rya sinema mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bakiga sinema kuyikina pana kujya kubikora, kuko bashaka kubikora bajya kwiga multimedia. Avuga ko nabo byo byaba byiza ndetse bigafasha bamwe mu Banyarwanda nabo bakazagira gutya bakajya biga bagatinka uko bajya kwiga no gukora umuziki mu bijyanye no kuririmba, ndetse bashyiraho n'ishuri ryo gukina sinema.
ngayo nguko rero nibyo nashaka kukugezaho Aisha isabiraga umukuru w'igihugu ngo kumufasha ndetse n'abakobwa muri rusange ku buryo ibintu bijyanye n'ubwubatsi ndetse no kuba bakora akandi kazi kajyanye n'imbaraga nabo babishoboye kugira ngo bakomeze kugenda bafashwa nk'uko badahwema kugenda babafasha umunsi kundi. Nkubwira ngo ndagushimiye rero twabanye dutangira ino video, ukanda subscribe, like na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba ubushye. Icyo mubwira ngo ni bye bye, tuzabonana.